Bakunzi bacu bahumuriza Byara TV, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana nabane namwe. Muri kumwe nanjye Alice Musani wabo, kunda kukubwira ngo humurana nawe uzabyara. Twabasezeranyije kenshi ko tuzajya duhurira kuri channel yacu ya YouTube ya Humuriza Byara TV, aho tuzajya tubahumuriza mwebwe mutarabyara kandi tukamagana ihohoterwa iryo ari ryo ryose mukorerwa. Ni muri urwo rwego tubashishikariza kenshi gukora subscribe kuri channel yacu ya Humuriza Byara TV, bityo mujye mubasha kubona inkuru, ibiganiro, ubuhamya n'ibyigisho na filimi zose zajya zinyuzwa kuri iyi channel yacu ya Humuriza Byara TV. Uzibuke kandi gukora share ndetse unaduhe ibitekerezo byawe bidusangize, kuko nabyo bizatwubaka. Uyu munsi rero tuje kubabwira ngo nawe niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana, niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Tugambiriye ko nawe wizera ukabona ubwiza bw'Imana nk'ubwo nabonye ubwiza bw'Imana, nk'ubwo Basara, Barebeka, Barasheri babonye. Nawe niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Mbere yo gutangira iki cyigisho, reka tubanze dusenge. Mana nziza, ndagushimye kuko utabura kugenza, wadutegura ibyo kurya by'ubugingo. Turagushimiye aka kanya turasamye niwuzuza akanwa kacu, kandi tuzi ko udukunda, twizeye tudashidikanya kuri mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Iki cyigisho turagisoma turifashisha ijambo ry'Imana ryanditse muri Yohana ibice 11. Urebye ni inkuru ihera ku murongo wa mbere w'igice cya 11, ivuga ku rupfu rwa Lazaro. Lazaro yaje kuba n'umuryango wari utuye Yudaya. Havugwamo umuryango wari urimo bashiki umwe yitwaga Mariya, undi yitwa Marita. Ariko Bibiliya itubwira ko uwo muryango wari inshuti ya Yesu bikabije. Igihe kimwe rero Lazaro aza kurwara. Amaze kurwara, Yesu bamutumaho bamubwira ko inshuti ye Lazaro yarwaye, ariko atinda kujyayo kuko yari ari mu bindi, yari arimo yigisha abantu ku misozi hirya no hino. Icyakora aho yasinziriye, aho Lazaro yaviriyemo umwuka, Yesu arabimenya. Ako kanya ahita abimenya, nta n'intumwe imujeho. Abwira abigishwa bati Lazaro yasinziriye, Lazaro yasinziriye. Ako kanya niko kwibwira ngo asubire i Yudaya kugira ngo ajye kureba umuryango wari inshuti ye, umuryango usigayemo bashiki ba Lazaro, Mariya na Marita. Akigera rero mu karere, muri ako gace bari batuyemo, hanyuma Marita asanga Yesu, aramubwira ati databuja, iyo uza kuba uri hano, musaza wanjye ntabwo aba yari yapfuye. Kubera urukundo Yesu yakundaga uwo muryango, yumvise ayo magambo Marita amubwiye ngo ararira, na Mariya yarayamubwiye ararira. Ariko Yesu arababwira ngo nimuhumure, ntabwo Lazaro yapfuye ahubwo yasinziriye. Arasinziriye, azakanguka. Baramubwira bati ariko wishinyagura, hashize iminsi napfuye, hashize igihe apfuye, twaramushyinguye hashize iminsi 4, none wowe ngo arasinzira azazuka. Yesu ahita ababwira ijambo rikomeye cyane, arababwira ngo ninjye kuzuka n'ubugingo. Umuntu wese unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Haleluya! Ninjye kuzuka n'ubugingo. Umuntu wese unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Abandi abibabwiye bakomeza gushidikanya, barashidikanya cyane mu mitima yabo, kubera yuko ni ibintu bidasanzwe by'uko umuntu wamaze gushyingurwa hashize n'iyo minsi abasha kuzuka. Umwe aramubwira ati ariko databuja, ubu ngubu ko ananuka, arananuka kubera ko hashize igihe tumushyinguye,
twamuhambye kera, byihorere rwose byararangiye. Ariko Yesu arongera arababwira ati ariko sinakubwiye ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Yesu ngo abyumvise ararira, amaze kurira abwira Mariya aramubwira ati tugende unyereke aho mwamushyinguye. Akigera aho bamushyinguye rero, ageze iruhande rw'imva y'aho bashyinguye Lazaro, arababwira ati nimukureho igitare. Kuraho igitare turebe. Kuraho igitare. Batinya nabo gukuraho igitare, babanje gutinya, ariko bamaze gukuraho igitare, igitangaza kiraboneka, wari warapfuye arazuka. Imana ishimwe cyane. Nanjye ngambiriye kukubwira uyu mugoroba ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nibyo koko nawe ushobora kuba uvuga uti hashize igihe kinini ibyanjye byarananiranye, hashize iminsi myinshi, wowe ushobora kuba inarenga 3 cyangwa 4. Iyo minsi reka wenda tuyigeranye n'imyaka, uvuga uti hashize imyaka myinshi, ikigeragezo nkimazemo imyaka 10, iki kigeragezo nkimazemo imyaka 7, iki kigeragezo kirarenze, narivuje byaranze, nakoze ibyo nashoboraga gukora byose kandi byose byaranze, ariko nkuzaniye inkuru nziza. Nje kukubwira ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Nawe wabona ubwiza bw'Imana, wabona igitangaza gifatika uramutse wizeye. Uramutse wemeye gukuraho igitare, wabona ibitangaza. Ibitare byagereranywa n'ibyaha, byagereranywa n'ubwoba buhora muri wowe, ugatinya kujya aho abandi bari kuri wowe byabaye ikibazo, kubera ko abantu bakuziho icyo kintu, we ku bwawe wumva ari igisebo cyangwa se giteye ipfunwe, ufite ipfunwe ryinshi. Ariko uyu munsi ndakubwira ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Uwari warapfuye arazuka, uwari warabuze araboneka. Haleluya! Ntabwo yapfuye, ahubwo arasinziriye. Hari ijambo rindi Yesu yababwiye, arababwira ngo ibi ngibi ntabwo ari bibi ko bibaho, ahubwo bibereho kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Watinze kubyara, watinze mu nzira kugira ngo izina ry'Imana rizahabwe icyubahiro. Hamwe no ko Imana izakora igitangaza, icyubahiro cy'Imana kizamanuka. Nubyara ugatangira guhamya, ugatangira guhumuriza abandi, ugatangira gukomeza abandi, icyubahiro cy'Uwiteka kizamanuka. Nanjye ndakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Twigeze twakumva ibyigisho bimwe na bimwe bivuga ko nawe uzasama, nawe wasama, byashoboka. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, kuko ari Imana ishobora ibyananiranye. Igihe kimwe nigeze kubaho, numva isi ndayanze, numva abantu ndabanze, numva nta kindi kintu cyanezeza usibye kujya nirirwa nikingiranye gusa. Mu buhamya natanze ni bwinshi, ariko ibintu byose byagiye biba ntago mbasha kubirondora, kubera yuko biba ari byinshi, hari n'ibyo umuntu adahita yibuka uwo mwanya. Ariko icyo gihe nawe ushobora kuba ukigeramo, hahandi uraruririra ku buriri bwawe amanywa nijoro, wumva nta kintu ushaka na kimwe, wumva nta kintu, kandi nyamara uko kurira kose nta kintu byakongeraho, nta n'icyo byagabanya ku mubabaro, nta n'icyo byagabanya ku cyifuzo cyawe. Ni kimwe n'amarira ya Marita na Mariya. Buriya amarira bariraga yari afite ishingiro, kuko bari babuze uwabo, bari bafite agahinda gakomeye kagera ku ndiba y'umutima, bitewe n'uko musaza wabo yari yapfuye. Ni kimwe n'uko nawe amarira ufite uyu munsi afite impamvu.
urababaye kuko utarabona umwana, abo mwashakiye rimwe bamufite, urababaye kuko utaraheka, kandi wa muturanyi uhora kuvuma yarahetse, ufite agahinda n'umubabaro ukomeye birumvikana, kandi wowe uranikamufura ntushaka ko hagira ukamenya. Ariko uyu munsi nje kukubwira ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Igitangaza Yesu yakoreye kwa Lazaro na Marita, icyo yakoreye i Yudaya, uyu munsi yiteguye kugikorera mu rugo rwawe. Sinzi impamvu urimo gushyiraho uko imeze, ariko icyo usabwa gusa ni ukwizera. Kwizera ijambo ry'Imana, kwizera ubushobozi Imana ifite, ukizera ko ishoboye kugukemurira ikibazo. Ntabwo izahora ubabazwa iteka, kubera ko inkoni y'abakiranirwa itazahora ku mwandu w'abakiranutsi, kugira ngo abakiranutsi batazabangurira amaboko yabo gukora ikibi. Umwami Imana abaho umugisha, Umwami Imana atwishimire. Uyu musozi turiho ni umusozi utoroshye. Iyo wapfushije uba wabaye akabarore. Iyo wapfushije ku musozi barabimenya, harimo abaza gutabara, ariko harimo n'abataza. Kenshi na kenshi abanzi cyangwa se abatakureba neza bishimira ibyago byawe. Ni kimwe n'iki kigeragezo turimo. Hari ababajwe n'uko utabyaye, simvuze ko umubare udahari. Hari n'abishimiye yuko utabyaye, bishimiye umubabaro wawe. Ariko humura, nje kukubwira ngo humura. Yesu ko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Ntabwo agira umupaka w'imirimo yashyizeho ngo avuge ngo narayirangije byararangiye, ahubwo we agambira kandi akanezezwa no guhora agirira abantu yaremye ibyiza. Ijambo ryo mu Ngoma za 2:16 rirambwira ngo amaso y'Uwiteka yihuta kureba isi yose, impande zose z'isi, ngo Uwiteka Imana irengera abantu bose bafite imitima yitunganiye. Icyo usabwa ni kimwe, ni uguhungira kuri Yesu ukamutabaza. Iyo Mariya na Marita bataza gutabara, bataza kurira no kuboroga, sinzi ko Yesu aba yaributse cyangwa se yaragize ihishurirwa mu mutima we by'uko agomba kujya kuzura Lazaro. Kugira ngo Yesu aze mu kibazo cyawe, ni uko uhinduka inkoramutima ye. Mwari muzi ko urupfu rwa Lazaro Yesu yarumenye Mariya cyangwa Marita atamutumyeho? Yabyiyumvisemo ndetse ahita abibwira abo bari bari kumwe, arababwira ati Lazaro byarangiye. Yesu adufashe. Rekereza ko bari kumwe bamubwira ati ubwo nta soni ugiye gusubira i Yudaya, wamuretse ko yapfuye abandi bo ntibapfuye. Abo ni babandi nyine bahora bakunyega bavuga bati se buriya ntabwo ari uwa mbere utabyaye, ntabwo ari uwa mbere si ikibazo kiriho gusa, nta nubwo abantu bose babyara, wamuretse. Ariko nje kukubwira uyu munsi, wowe unkurikiye utarabyara, utaraheka ngo ushyire umugongo, utarakikira, ndakubwiye ngo humura. Nkongera nkakubwira ngo niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana uri bubone, umwana wawe Imana imuremye nonaha kandi abayeho mu izina rya Yesu. Humura, ntabwo uzapfa utabyaye, uzabyara mu izina rya Yesu. Icyo usabwa gusa ni kimwe, kuraho igitare. Igitare ni ubwoba, igitare ni ugushidikanya. Kuraho igitare, kuraho igitare, munkurireho igitare, kuraho icyo gitare, kuraho igitare cy'ubwoba, kuraho igitare cyo gushidikanya, kuraho igitare cy'ubunebwe, kuraho igitare cy'uburangare, kuraho igitare. Wige, usome, ushake muri Bibiliya ijambo rihuye n'ikibazo ufite, urisengere mu ryizere. Nawe uzabyara, nawe uzaheka. Haleluya. Nk'uko imvura imanuka mu ijuru igatosa ubutaka, nk'uko amazi amanuka mu ijuru agatosa ubutaka,
ubutaka bukera umwero, imbuto zikazamukamo, zikera abantu bakarya. Niko amagambo mbabwiriye aha hantu adashobora kugenda ubusa adakoze icyo mbabwiye. Haleluya, haleluya. Imana irashaka kubagirira neza, Imana irashaka kugutabara. Ngewe njya guhaguruka gutangira kubabwira aya magambo, Imana yaransuye mu nzozi narayababwiye mu buhamya bwatambutse. Ndabwirwa ngo nintangire ngende mbwira abantu batarabyara yuko mu minota 7 hari icyo Imana igiye kubakorera. Humura nawe uzabyara, nawe wabyara. Nukuri niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Rekeraho gushidikanya mu byo urimo, gukuka umutima no kwigunga, rekeraho kurira, ahubwo shaka umenye nturuke. Haleluya. Ukora uko ushoboye kose kugira ngo usingire igitangaza cyawe. Icyo usabwa kimwe ni ukwizera, kwizera imbaraga n'ubushobozi Imana ifite, ukizera ko ishoboye ibyananiye abaganga, ukizera ko ifite mu mugambi wayo kuguha umwana. Ntabwo umugambi wayo ari uwo ko utabyaye, hoya, ahubwo ni ukubyara ukakororoka ukagwira ukuzura isi. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Imana ishimwe. Rero ijambo rirambwira ngo mbese nzatuma batwita sintume babyara? Ko ari njye utuma babyara n'abazibinda? Ntago bishoboka. Humura nawe uzabyara, humura nawe uzatwita. Imana izakugirira neza. Ibyo ngeye kandi ijambo rirambwira ngo sinzabeshya umugaragu wanjye Dawidi, sinzabeshya umugaragu wanjye Sifa, sinzabeshya umugaragu wanjye Esther, sinzabeshya umugaragu wanjye Ansira, sinzabeshya umugaragu wanjye Yehu, ahubwo nzakurikirana ijambo ryanjye. Ayo magambo uze kuyasoma muri Zaburi ya 89 murongo wa 35 wumva uko havuga. Ntabwo Imana ibeshya, Imana ivuga ukuri, Imana ikurikirana ijambo ryayo ikageza irisohoje. Ntugire gushidikanya namba. Nukunda Imana n'ibyayo n'ijambo ryayo, ukajya uyibutsa ukayibwira ngo wavuze ko utabeshya, nanjye ndashaka kubyara, wavuze ko utabeshya, ndashaka gutabarwa. Ushobora kuba nawe unkurikiye ufite ikindi kibazo kitari cyo kubura urubyaro, wenda ukeneye amafaranga yo gukora igikorwa runaka, wenda ufite ikindi kibazo runaka ushaka ko Imana yakoraho. Zirikana ko ari ngombwa gushakisha amagambo ahuye n'ikibazo ufite. Niba ari ikibazo cy'uburwayi, ita cyane kuri Yesaya 54:53, wite ku ijambo ry'Imana, kuko imibyimba ya Kristo niyagukirisha, ibihano biguhesha amahoro byamushyizweho. Imana ishimwe. Nta mpamvu yo kugira ngo ugendane uburwayi. Ikindi cyongeyeho ni Imana idukiza, ni Imana itugirira neza, ni Imana ibana natwe. Niba kandi ufite ibibazo by'ubukene, ni ukuri niwe mutunzi aradutungisha. Ijambo rirambwira ngo itegereze ibiguruka mu kirere, angalieni ndege wa mwituni, itegereze ibiguruka mu kirere. Hawavuni wala hawana gala lolote la kuvuna, ntago bihinga nta nubwo bisarura. Nawe mbese so mu ijuru ntabwo azamenya ibigukwiriye, ntago bihinga ntibisarura, nawe Imana yagusubiza. Tugaruke ku ijambo rivuga ngo nawe niwizera uri bubona ubwiza bw'Imana. Ikibazo icyo ari cyo cyose Bibiliya kivuzeho neza, kandi igisubizo cyacyo kiri muri Bibiliya. Shakisha usome, ugire umwete wiga ijambo usome, kandi usomye amagambo ahuye n'icyo wifuza. Ikibazo ufite kizakemuka nusengera muri iryo jambo ukaryizera. Rero nagira ngo mbashimire mwebwe mwese mwari munkurikiye uyu munsi kubwira ijambo ry'Imana twumvise, kubw'iki cyigisho cyiza kizamura kwizera. Niwizera Lazaro wawe arazuka, niba wari ingumba urabyara, niba wari ukennye Imana iraguha umugisha waguke, niba wari urwaye nawe urakira. Imbaraga z'Imana zibasha gukora cyane
ibiruta ibyo tuvugira, ibyo dusaba. Ni Imana y'urukundo, ni Imana, ni umubyeyi. Kimwe Imana yanyigishije ububyeyi bwayo, irambwira ngo itegereze abana bawe, ndabitegereza. Ese abana bawe unezezwa no kubabona barwaye? Ntihoya. Unezezwa no kubabona babuze ibyo kurya? Hoya. Kubera icyo ushobora kwibaza yuko njyewe nanezezwa no kwicisha inzara abana banjye? Kuki ushobora gutekereza yuko njyewe nanezezwa no kugira ingumba abana banjye? Kuki ushobora gutekereza yuko njyewe nanezezwa nuko abana banjye babaho mu marira n'agahinda? Imana ihabwa icyubahiro, ni umubyeyi mwiza. Imana ni urukundo kandi igambirira kutugira neza ibihe byose. Igihe cyose ndababwira ngo mushake musenge ubudasiba, musome ijambo, mwizere Imana, bizashoboka. Ndakubwiye ngo niwizera nawe rero uri bubone ubwiza bw'Imana. Reka dufatanye mu mwanya ukurikiyeho, umwanya wo gusenga, kugira ngo wowe utari wizeye Imana, wari waratakaje ibyiringiro, wari waraguye mu byaha by'ubwoba, byaha byo gushidikanya, uyu munsi wongere uzamuke. Uyu munsi wongere wizere ko Imana yagira icyo ikora ku kibazo cyawe. Wongere wizere Imana, ureke kutakira abantu, ko abantu bakumvira ubusa. Hanyuma wizere ishobora byose ko hari icyo yarema mu rugo iwawe, kandi Imana kiranukira kuduha ibyiza no kubikora izabikora. Reka dusenge. Mana nziza iri mu ijuru, ndagushimye. Ntubura uko ugenza, uri umubyeyi ushobora byose, niryo zina ryawe. Urirahira ukavuga ngo icyubahiro cyawe ntuzagiha undi. Nta cyatuma izina ryawe ritukwa. Ko ari urejo n'uyu munsi ni kuri. Uri umunyembaraga, uri umunyebambe. Sengeye aba bantu, sengeye ubwoko bwawe buri hirya no hino ku isi. Ibibazo biri mu mitima yabo n'iyacu yose urabimenya. Nk'uko Yesu wamenye ikibazo cyari kiri ku musozi w'i Yudaya ubwo Lazaro yamaraga gupfa, ntabwo byakwisha, ahubwo wahise ubibwira abigishwa bawe. Nubwo batari babyitayeho, ariko byari byagukoze ku mutima. Bigaragara ko uri umunyarukundo, bigaragara ko utwitaho kandi udukunda. Nanjye sengeye aba bantu kugira ngo bohora abantu bawe mu izina rya Yesu. Bari bacitse intege ubongera imbaraga, bari bananiwe, ahubwo abari bananiwe batakaje kwizera ubongerera kwizera. Imbabazi zawe zibazeho, ureme imirimo ikomeye n'igitangaza. Kureho igitari icyo ari cyo cyose cyo gushidikanya mu mitima yabo. Iyi mitima ndayisengeye kugira ngo izamukire imbere yawe, imbaraga zawe ziyikoreho, habeho kunesha. Migambi y'umubi ikurweho, migambi ya Satani ikurweho. Inzira zawe ziharurirwe imbere y'amaso yabo, maze babone igitangaza. Lazaro wabo azuke, aba bana bavuke mu izina rya Yesu. Aba bahungu bavuke mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikora imirimo. Nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Tuzagushima nitubona ibyo ukoze, tuzanezerwa nitwumva amakuru hirya no hino, tuzanezezwa no kwakira abantu bashima kuko wakoze imirimo. Urakoze Yesu, turagushimye kuko wumvise. Komeza kudufasha, ufashe buri umwe mu ruhande rwe, mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Narangiza mbashimira mwebwe mwese abari badukurikiye, tubabwira ko tubakunda, turabasengera, tubafite nk'inshingano kubasengera, kubahumuriza, kubegera, kujya tubaha kenshi ibyigisho bizamura kwizera, kugira ngo igihe cyose wumva ubikeneye ujye uza kuri iyi channel yacu ya YouTube, hanyuma tuganire, hanyuma wumve ibihumuriza, wumve amagambo meza azamura kwizera, wumve ijambo ryahumetswe n'Imana, wumve imbaraga z'iby'Imana ikora, wumve ubushobozi bw'Imana no gukora kwayo. Bityo nawe ukomere mu byo urimo, we kunamuka no gucika intege. Komeza urugendo kuko imbere hari ibyiza. Nta kabuza Lazaro wawe azazuka. Nawe niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Muhabwe umugisha. Turabakunda. Bye bye.